habaye hatabayeho kwatura ako gahe abaye ntako yaba yarabonye singiye utanga ijuru ariko nk'umukozi w'Imana ariko nshingiye ku bikorwa hari ibyiza byinshi ariko hari n'ibibi byinshi bya Kibonke hari ibyiza byinshi ariko hari n'ibibi hari byinshi byiza bye aba bantu babyumve ko ibintu uri kubivuga nk'umuntu mwabanye mwatangiranye umurimo mwatangiranye itora hari abantu bavugaga ngo abaturanye n'ibyo bitandukanye ko waratenzwe mu idini ryo kwa Kibonke. Yewe ntabwo natenzwe. Kubera iki rero babivuze byagenze biti? Yewe ntabwo natenzwe. Buriya umuntu uvuze ibyo bintu yatuma mitamena n'ibyari biri mu mutima. Ibohoro bivuga kuko nawe yabivuze. Yatuma bita bisohoka. Ibohoro bivuga ko nawe yabivuze. Erega ikintu cya mbere, niba ngewe ntenzwe. Yego. Mubajije uwitwa Mama Safi batangiranye icyumba cy'amasengesho na Kibonke. Ari hehe? Hari undi mugore watangiranye icyumba cy'amasengesho na Kibonke. Ubaze umwarimu witwa Jeannette. Wari mwarimu hano. Abantu bose ubona ni bashyashya n'uyu mugabo uhagaze hano. Yego. Avuga ko natenzwe. Nawe ni mushyashya. Ntago muri make nta makuru. Ngewe nabaye muri itorero. Mbere yuko uyu mugabo nawaza. Yego. Muri make yakekaga ko ajya ku kazi akajya mu bagabo. Muri make tubivuga gutyo. Yego. Bituma mukura mu kazi ati ngwino wicare mu rugo. Kandi n'ubu ku bushishozi. Ntabwo afite umugore mwiza pasteur. Ntabwo afite. Ntabwo ndi bufate ku ruhande rumwe ngo urusigurunda. Ngo mfate uruhande rumwe ngurambike hibuye. Urundi ruhande ngire. Umugore wa Bishop. Yewe nababwiye ko ndi umukristo. Reka tubwize ukuri. Ufite agahinda nubwo wajanga ufite n'agahinda urumvikana ko wakomerekejwe. Yewe ubwanjye sinifitiye agahinda na n'ubu pasteur. Imana yumve ko mubabareye. Ariko yaragukomerekeje. Ndamubabariye ariko arankomerekeje. Mbese waruje kumuhereza imbabazi. Yego. Yaragukomerekeje ariko Imana. No bitumye mpagarara imbere yanyu. Nagira ngo ugiye pasteur mu imbabazi. Haleluya haleluya. Pasteur Mana ishimwe. Noneho umuntu yabona utangiye kuzana ijambo, kuzana ibindi bitekerezo byagutse. Umuntu akabona ko hari ushobora kuzamurusha ubwenge. Ati tok akavuga mu rwego rwo kugira ngo umutekano wanjye. Fahana wibye inkweto. Agakoresha strategy yo kwangisha abantu. Gisambo kibi inkweto. Yo kugusebya akwangisha abantu. Gisambo kibi inkweto z'abakristo rigisohoka. Ategoyo inkweto yarazimaze. Agakoresha strategy yo kwangisha abantu. Urumva? Agakoresha strategy yo kwangisha abantu. Ubwo urumva niba ari umushyitsi aho ugiye. Ahita amenya ati iki ni gisambo kibi inkweto. Aho ugiye niba uri umushyitsi. Aho ugiye ukamenya ngo uyu muntu ateye gutya. Kubera ko nta makuru ufite ahagije. Nta makuru umufite ahagije. Yego. Ndabaza ikibazo. Uwo muntu akaba yamba urumva utamwambije cyane. Ufite agahinda nubwo wajanga ufite n'agahinda urumvikana ko wakomerekejwe. Yewe ubwanjye sinifitiye agahinda na n'ubu pasteur. Imana yumve ko mubabareye. Ariko yaragukomerekeje. Ndamubabariye ariko arankomerekeje. Mbese waruje kumuhereza imbabazi. Yego. Yaragukomerekeje ariko no mu bintu bitumye mpagarara imbere yanyu. Nagira ngo ugiye pasteur mu imbabazi. Haleluya haleluya. Pasteur Mana ishimwe. Pasteur konge n'umwana w'imfubyi. Agiye cyageze naratawe na famille nderaga n'iki. Yego. Yarangaburiye. Yarangaburiye pe. Kandi yatumye ngira imbaraga zo kwizera Kristo. Yego. Hari icyo yagufashije muri we agusanga. Hari icyo yamfashije. Amen. Ariko niba umuntu akoze neza mushimire. Yego. Niba akoze nabi nabwo afata umwanya mu critique. Umugaye. Kuko yagiye yangisha abantu abandi. Urumva nk'umuprotokole. Umuntu wari umuprotokole w'itorero abantu bose bavuga ngo dore wa mubyeyi. Ejo ukumva atambutse ngo dore wa murozi. Genda samura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshal Real Estate nona. Yego. Ubwo uriya mugabo yararimo ararwanira avuga ati uyu mugabo ntago agomba kujya mu itangazamakuru, abatipi nyuma hatangiye guhisa bati uriya mugabo ngo niwe aronguraga umugore wa Kibonke ngo niyo mpamvu. Bakavuga ko arangiye wasambanaga n'umugore wa Kibonke. N'umugore wa Kibonke.
ya mu ijambo rimwe nuko iryo jambo vuze rirandenze rirakurenza ariko nibyo kubera bavuze ko ngewe tuvugana yego ku myaka yanjye 30 irengaho iminsi yego Kibonke ngewe muzi guhera 2015 yego muzi ari umupasiteri yego usengera abantu yego muzi ari umuhanuzi yego ariko gusa kugira impano yo guhanura yego n'impano yo kuvuga ubutumwa yego no kuba ukijijwe niba uri umukristo ibyo ni ibintu bitatu bitandukanye kuba ufite agakiza ni kimwe yego kubuha ubwiriza ubutumwa ni ikindi no kuba ukijijwe kubanura ni ikindi yego ibyo ni ibintu bitatu muri ibyo bintu bitatu agakiza ubuhanuzi no kuvuga ijambo ry'Imana no kuvuga ijambo ry'Imana no kuvuga ngo muri ibyo bintu bitatu ushatse nko kumvikanisha ko Kibonke ashobora kuba yari afite impano ariko atarakijijwe njyewe ntabwo ndi umucamanza tuza kuza kwirekura Kristo niwe mucamanza yego ariko burya niba ikintu kibaye yego ko kigomba kuvugwa uko kiri yego niko bimeze ntabwo njyewe ndi imbere yanyu kugira ngo mukunde mubone amakuru yego ntagire n'unyongerera yego ntabwo ndi imbere yanyu kugira ngo mukunde mubone amakuru menshi yego cyangwa nanjye mvuge mwene data watuvuyemo uko atari ariko ukurikije aho Imana yamukuye yego nuko yari ameze uyu munsi yego nshingiye ku bihamya ngewe harya ngo naratenzwe ngo naciye mu itorero baragutenze ya mu Rwanda hari amatorero angahe amatorero menshi cyane hari amatorero n'amadini menshi cyane ariko waratenzwe mu idini ryo kwa Kibonke ngewe ntabwo natenzwe kubera iki rero babivuze byagenze biti ngewe ntabwo natenzwe buriya umuntu uvuze ibyo bintu yatuma mitamena n'ibyari biri mu mutima ibohoro bivuga kuko nawe yabivuze yatuma bita bisohoka ibohoro bivuga kuko nawe yabivuze ariko ikintu cya mbere niba ngewe ntenzwe yego mubajije uwitwa Mama Safi batangiranye icyumba cy'amasengesho na Kibonke ari hehe hari undi mugore watangiranye icyumba cy'amasengesho na Kibonke ubaze umwarimu witwa Jeannette wari mwarimu hano abantu bose ubona ni bashyashya n'uyu mugabo uhagaze hano yego avuga ko natenzwe nawe ni mushyashya ntago muri make nta makuru afite ngewe nabaye muri iri torero mbere y'uko uyu mugabo nawaza yego mu bantu nk'abangahe hano yego nibo bagaragara ko wenda twaba twaratangiranye ariko abandi bose ni bashyashya ku ruhande wowe bagutengeye iki ni uvuga ngo niba ari ugutengwa niba ari ngiye muntu utari rukiri umumambure w'itorero yego turi abantu benshi hari uwitwa Mama Safi hari uwitwa Mama Bonfils yego hari uwitwa Mama Ngabire hari uwitwa Jeannette yego yari umwarimu hano hari abantu benshi bagiye baharanira kugira ngo iri torero ribe itorero rikomere ariko umuntu hatangiye kugenda abona amaturo abona amaturo menshi abona amaturo wa muntu urumva niba utangiranye n'umuntu business yatangiranye na Mama Safi reka mba ariko mbivuga kuko ngo nta gashinga batanze ariko n'urugero ntabwo itorero ari umushinga ntabwo itorero ari akarima k'igikoni umuntu kuko ngo batangiranye nimba utangira n'umuntu business yego reka nkwihera urugero wenda mbe ntandukiriho gatoya yego niba utangiranye n'umuntu business abakiriya benshi bakaba ari wowe baza bagana yego kandi hari abo mwashoranye yego kubera ko umaze kwigarurira abakiriya yego ukumva ko runaka uyu nguyu nta gaciro agifite kandi mwaratangiranye
wamwereka ko nta gaciro agifite bitewe n'imbaraga abona yaba yarashyize muri iyo bizinesi yego urumva ubona bitakunda ugahita umwita umurozi wowe hari uwo muri yise make umurozi bakwise umurozi muri oya yanjye ntabwo niswe umurozi n'undi ariko hari umubyeyi wiswe umurozi mu cyumba cy'amasengesho wiswe umurozi mu cyumba cy'amasengesho yiswe umurozi yamwise umurozi ari kibonko umwita umurozi buriya umuntu uvuze ngo narirukanwe waraciwe pe tumye mvuga abundi hari impamvu zituma umuntu acibwa hari ubusambanyi hari mu matorero hari ubusambanyi hari ukwiba n'ibindi bikorwa bigayitse n'ibindi bikorwa yego n'ibindi bikorwa yego ni byiza ariko buriya umushinza w'umuntu baragenda umushinza wawe ni wa mutima wawe yego ni byiza kuba tukubonye umuntu navuga ngo waroze wowe mu mutima wawe wasuzuma ugasanga uburozi utabufite muri wowe yego nta kizabuza ni byiza kuba tukubonye waratangiranye na kibonko umurimo hari benshi bagiye bavuga amagambo agiye atandukanye hanyuma hari abantu benshi ubu se hano atuye ntihitwa kwa kibonke mu byangombwa byo kwa kibonke yego hitwa kwa kibonke ubu se ndeke kuvuga ko hari umuntu waje agakirizwa mu itorero agakira indwara yari arwaye agatanga ubutaka akavuga ngo umunsi urusengero rwagize umunsi urusengero rwagize ubushobozi bwaramaze kubona ubuzima gatozi n'iki hazubaka urusengero niho yahise atura we none ubu harubatse noneho niho yahise yishyirira inzu ye cyane niho yahise ashyira inzu yo kubamo ariko ibyo se nshaka kubigarukaho byari mu burenganzira bwe byari mu burenganzira bwe urumva ariko mwari mufatanyije umurimo kuba naza nkasenga ntabwo nshinzwe protokole ntabwo nshinzwe amaturo ntabwo nshinzwe ibindi bintu byo mu itorero icyanjye uretse kugenda nkapfukama imbere y'Imana nkayirira ubundi nkataha ariko wabonye ko ari ikizira kuba wageze ahangaha ariko kuba naba nageze hano waje guherekeza kibonke rwose ntiwishimiye ubu tuvugana muri make yes impamvu umuntu ashobora kuvuga ko ntishimiwe ndetse ko nanemeye no guhagarara hano ngo mvuge byanze bikunze umuntu wanga ko mvuga nuko azi neza ko mfite icyo kuvuga ufite ukuri udashaka nuko azi ko mfite icyo nshaka kuvuga yego ariko gusa mu ijambo rimwe yego pasiteri nubwo twabanye reka tuvuge bishop ko nabonye ari bishop nubwo twabanye igihe kikagera ntidukomezanye yego ariko ari aho yabaye umugisha kuri njyewe ariko akagira n'ahandi ngo abarya hari aho yabaye umugisha kuri njyewe hari aho yabaye umugisha kuri bene data hari aho yabaye ariko kuba uhanura yego nkamenya ikintu wambariyeho yego no kuba ukijijwe ibintu bitandukanye ufite agakiza wambaye umwenda wera nabyo ni ikindi kintu hari ikintu waba warabonye cyatumye utandukana n'aba bantu ko numva amakuru yafite ikintu wabonye cyatumye uvuga ati ntandukane n'aba bantu ni iki umva bwana munyamakuru ngende umukristo cyane biragaragara n'ukuri kandi mu bintu biranga umukristo no kugira ibanga birimo kuruta uko wakebura intore z'Imana ziri hirya no hino ziba zitandukanye zikurikira abantu zitazi ukuri mu muco wa kinyarwanda iyo ufashe umuntu ari mu makosa dufate nk'ubufashe nk'umugore wawe nk'umugore wa mugenzi wawe ari gusambana hari ukubanza ukamuhamagara ukamubwira uti ariko rero izi ngeso ntabwo arizo hari raporo no guhamagara isoko ukamuteza no guhamagara isoko ukamuteza isoko yego ariko muri make ikinshimishije cyane ni uko pasiteri atabarutse numvise bavuga ko yagize umwanya wo kwatura ngeze ngo wavuze ngo aratashye ariko habaye hatabayeho kwatura ako abaye ntako yaba yarabonye singiye utanga ijuru ariko nk'umukozi w'Imana ariko nshingiye ku bikorwa hari ibyiza byinshi ariko hari n'ibibi byinshi bya kibonke
hari byiza byinshi ariko hari n'ibibi. Hari byinshi byiza bye. Aba bantu babyumve ko ibintu uri kubivuga nk'umuntu mwabanye mwatangiranye umurimo mwatangiranye itorero. Hari abantu bavugaga ngo abaturanye n'ibyo bitandukanye. Reka nkubaze iki muri ubu buryo. Hari uburyo hagaragaye amashusho yanyuze ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye, ari nayo mpamvu turi aha ngaha, kuko ayo mashusho yatajya ku mbuga nkoranyambaga ntitwari no kumenya iby'urupfu rwa Kibonke. Hari uburyo byavugwaga ngo yiyahuye, byagenze gutya na gutya, yari afitanye amakimbirane n'umugore. Nkawe nk'umuntu mwatangiranye umurimo mwabanye, kuko wabitwumvishije neza, iby'amakimbirane we n'umugore byari bimeze bite? Amakuru yafiteho ni ibi. Ibintu bijyanye n'amakimbirane yo mu rugo ntabwo ku by'ukuri nta makuru ufite cyangwa ntabyo wumvise. Ku by'ukuri hariho ikintu harimo ikintu kitameze neza. Tubwiza ukuri ni ukuri. Kitameze neza ni ikihe? Ni byiza kuba uri umugabo ufite akazi cyangwa ufite aho ukura amafaranga. Yego. Ariko n'umugore akaba afite uko asapotinga urugo nawe afite akazi. Ahantu na kritika pasiteri. Yego. Naho gufata umugore akamubwira ngo ave ku kazi k'ubwarimu, wakeka ko bashobora kuba katahirya, ikaba intandaro yo kumukura ku kazi, kuboroka akazi k'ubwarimu ngo yirwe mu rugo. Muri make yakekaga ko ajya ku kazi akajya mu bagabo. Yes. Muri make tubivuga gutyo. Yego. Bituma mukura mu kazi ati ngwino wicare mu rugo. Kandi n'ubu ku bushishozi ntabwo afite umugore mwiza pasiteri. Ntabwo afite. Ntabwo ndi bufate ku ruhande rumwe ngo urundi, ngo mfate uruhande rumwe ngurambike hibuye, urundi ruhande ngire. Umugore wa Bishop yewe nababwiye ko ndi umukristo. Reka tubwize ukuri. Umugore wa Bishop nk'umuntu uhagaritswe ku kazi, yego, bikekwa ko cyangwa yarafashwe ari mu byaha, ukaba mu rwego rwo guproteja no kukurinda ku kazi kareke. Ayo makuru se koko wabura yumvishe ko yaba yarafashweho? Yego, yarafashwe. Umugore pasiteri yafashwe ari kumwe n'undi mugabo. Afashwe ari gusanga. Ayo makuru ngiye buriya mvuga ikintu nzi neza naba narabonye. Yego. Ngiwe ntabyo nabonye. Wabyumvise bivugwa? Nabyumvise bivugwa. Ariko hari ukuntu ushobora gushingira kuri bambwiye. Ndetse niba umuntu akubwiye uti kanaka bamagaritse ku kazi kubera izi mpamvu. Yego. Kandi koko niba mutajyaga muhura mwahuraga muri weekend. Ukabona kuwa mbere murahuye, kuwa kabiri murahuye, kuwa gatatu murahuye. Byanze bikunze ya makuru utira confirm. Yego. Ku ruhande rumwe icyo kintu wavuze ati sinkishimira aho pasiteri ati ariko n'umugore afite si mwiza bitewe n'ibyo twamwumvagaho bivugwa hirya no hino hagiye hatandukanye. Ku ruhande rumwe nk'abantu mwakoranye umurimo, pasiteri w'imico ye wavuga ko yari iyihe ku bigendanye n'ayo makimbirane yo mu rugo? No kuvuga ngo ngiye maze imyaka dutandukanye. Iyo nazaga nk'uko nawe waza nje kwishakira Imana nkataha. Kuva unamenya byo muri biro yo mu nzu y'umugore n'umugabo ngo nabihagararaho gutya nkabiyagira umuntu. Oya, ntabyo wavuga. Ntabyo navuga. Ibyo navuga byaba ari ibinyoma. Gusa mu ijambo rimwe pasiteri. Yego. Hari abantu benshi batangiranye umurimo. Bagiye babasha kumugeza ahari. Kuko burya niba utangiye itorero uri umuntu utageraga n'aho uba cyangwa utakwigurira umwenda, ukageraho Imana igutabara, ikaguha umugore, ikaguha abana, ntubunze akarago i Kigali, akamuta akabw'urusengero, aho hantu uri umuntu uzaha Imana yagukuye utekereza kabiri. Wagombye gukorera Imana udacogora. Yego. Ariko hari abantu benshi batangiranye bagiye bamuhesha byose umugisha nyine, hari abantu bamublessinze bamuhesha, ariko kuba yari umukozi w'Imana, yari umukozi w'Imana. Urumva kuko urumva nta gahunda bari kumublessinga. Wabonye ashatse kugira ijambo akamwita umurozi, akamwita direct
ati Imana irambwiye akamwita umurozi direct Rabi Shakayaba ati imeze gutya nanjye utuvugana nawe umurozi uretse uko ntavuga akari murore yego ariko muri make nawe wiswe umurozi wabivuga ngewe niswe umuntu ngo wanuye inkweto ngo z'abakristo ngewe niswe umujura wiswe umujura wagiye kwirukanwa wavuze ko iby'inkweto ntabwo mvugiye ibi bintu mbivuga imbere yanyu yego social media ziracuranga zihindura ibintu uko bitari ariko ngewe nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye nta soni uyu munsi uvugisha ukuri ngewe nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye ni ukuri kuko nibe nanjye naba nariswe umuntu watwaye inkweto ngo z'umukristo hanyuma hari uwundi mubyeyi uryamye hariya wiswe umurozi kandi bawe mu cyumba avuze kuri umurozi bita byamamara mama Sifa Magabire hari uburyo abantu hari abandi bantu oya burya niba umuntu akubwiye ngo ukora ibi fata umwanya d'abord wo kubanza kwitekerezaho uvuge ngo ko bambwiye ko ndi umunyamagambo koko ndayavuga ufata umwanya wo kwihana naho umuntu yakureba akakubona muri ya shusho ariko wowe hari umurimbyi yavuze ngo mpfa kuba narababariwe ngenda ntafite umutima undega nta soni z'ibyaha muri wowe nawe wavugwa buse ko bavuga ko waraye ko wakubise umuntu kandi mwiganirira ntabwo dushaka gutinda cyane izo nkweto wari oya ntabwo yari yazitwaye ni ibinyoma byo kugira ngo yirukanwe ni ibinyoma kandi bishingiye kuki niba utangiranye n'umuntu umurimo itorero nta ntebe rigira yego abakristo baza bakicara hasi itorero rikagera ku rwego rwo kugura intebe abantu baticara hasi bakabona n'ikibanza itorero rikabona ikibanza itorero rikabona senti rikabona mixer ibikoresho bya sonorisation byo mu rusengero birahenda noneho umuntu yabona utangiye kuzana ijambo kuzana ibindi bitekerezo byagutse umuntu akabona ko hari ushobora kuzamurusha ubwenge akavuga mu rwego rwo kugira ngo mwiceho hano w'iby'inkweto agakoresha strategy yo kwangisha abantu yo kugusebya akwangisha abantu isambo kibi inkweto z'abakristo rigisohoka agakora strategy yo kukwangisha abantu urumva agakoresha strategy yo kwangisha abantu ubwo urumva niba ari umushyitsi aho ugiye ahita ati iki ni igisambo cy'inkweto aho ugiye niba uri umushyitsi aho ugiye ukamenya ngo uyu muntu ateye gutya kubera ko nta makuru ufite ahagije nta makuru umufite ahagije yego ndabaza ikibazo uwo muntu akaba yamba urumva utamwambije cyane ufite agahinda nubwo wajanga ufite n'agahinda birumvikana ko wakomerekejwe ngewe ubwanjye sinifitiye agahinda na n'ubu warakomerekejwe Imana yumve ko mubabareye ariko yaragukomerekeje ndamubabariye ariko warankomerekeje mbese waruje kumuhereza imbabazi yego yaragukomerekeje no mu bintu bitumye mpagarara imbere yanyu nagira ngo ugiye pasiteri muhe imbabazi haleluya haleluya pasiteri Mana ishimwe pasiteri ko ngenda umwana w'imfubyi agiye cyageze naratawe na famiye yanderaga n'iki yego yarangaburiye pe kandi yatumye ngira imbaraga zo kwizera Kristo yego hari icyo yagufashije muri we agusanga hari icyo yamfashije amen ariko niba umuntu akoze neza mushimire niba akoze nabi nabwo afata umwanya mu kritike umugaye kuko yagiye yangisha abantu abandi urumva nk'umuprotokole umuntu wari umuprotokole w'itorero abantu bose bavuga ngo dore wa mubyeyi ejo ukumva atambutse ngo dore wa murozi kandi abyiswe n'umuntu cyangwa wagenda ukumva ngo dore wa mujura cyangwa ukumva ngo dore wa munyamagambo cyangwa ukumva ngo dore wa mugambanyi ntabwo bikwiriye byiza mu batangiranye hari uwo bari bakiri kumwe mu batangiranye yego mu bantu batangiranye nabonye hano yego oya mu buryo wari usanzwe ukurikirana nahabonye abantu batatu ni kuvuga mu idini abatasebeje bakagumana yego ni abantu batatu gusa kandi bari abantu nko muri 20 bageze nko muri 20 urumva niba utangiye n'abantu 20 reka twemere umwe yakubera mubi yego babiri bakubera mubi
ariko ntabwo abantu muri 20 ntabwo basigarana abantu babiri ngo 18 bose bakubereye babi kuko buriya niyo uri umugabo ugashaka umugore umwe ugashaka babiri ugashaka batatu ntabwo ikibazo kibara abo bagore ikibazo nawe ubwawe ugomba kwicara ugatekereza gusa mu ijambo rimwe pasiteri uko yagize umwanya wo kwatura uko nabyumvise akatura agasaba Imana imbabazi nubwo nabo bose baba batabizi nawe wenda bafite uko bamutekereza nuko bamuvuga cyangwa n'ubuhamya bamutangira imbere y'Imana ariko ngiye mu ijambo rimwe nubwo yansebeje ndamubabariye Imana yo mu ijuru yumve ko mubabariye ntitaye ko mfite icyo gikomere urakoze Imana yo mu ijuru yumve ko mubabariye uramubabariye ndamubabariye pe n'Imana yo mu ijuru ibyumve ariko se kandi ufite ushobora kwibaza muri uko kumubabarira kandi yamaze gutaha yamaze kuva mu mubiri biri buze gufasha icyo abantu babyibise kumubabare kandi atakira no kuvuga ngo byanze bikunze nko muri abantu twasenganye yego hari abavuga uti waratenzwe wirukanwe mu itorero wagize gute ariko mu bantu be twabanaga hafi umunsi ku wundi yego hari abaciye mu gikari bakambwira kuro Paul muvandimwe yego ihangane twanye igihe twasangiraga twagiraga gute yego koze kandi turagushimiye cyane by'umwihariko kubwo kwemera gufata umwanya wawe kugira ngo ubashe kuduha amakuru kuko hari benshi bari bakeneye kuyumva gusa nkamwe bitangazamakuru umunyamakuru ntagira umupaka akora ku kintu cyose muzasabe nka Minisiteri y'Umuryango muzasabe nka Minisiteri y'Umuryango niba ngombwa byaba mu kagari cyangwa muri ya nteko y'abaturage bazongere bafata abantu babigishe kubana niba umugore n'umugabo nubwo uwo mubano baba barawize bashingiranwa cyangwa bagira gute babigishe kubana kuko niba umugabo kuko ubu nta mugabo ucyahukana niba ubona umuntu byanzeho kugira ngo wivuse ubuzima yego ukabone nubwo waba ufite umutungo ungana gute ko hano hari umutungo pasiteri asize umutungo nk'uwa miliyoni hafi 100 yafata nka miliyoni 5 akigendera akajya gutangira ahandi hantu ubuzima byari kugira yego ariko nyine Satani ntiyabyemeye ni umwuka wamujeho pasiteri ariko Minisiteri y'Umuryango yegera abanyarwanda cyane igera imiryango cyane niba ubanye n'umuntu ukabona bidashoboka par rapport na divorce mushobora kudivorusa umuntu yagiye mu bwe buzima kugira ngo yiyambure ubuzima cyangwa se abwambure mugenzi we hari ikintu kimwe twahoze dukoraho inkuru ejo hakeye tuvuga ibibazo byugarije abantu muri no minsi abantu baba bafitanye amakimbirane yo mu ngo aho kugira ngo leta itange ubufasha bwo kuba babasha gukemura ibyo bibazo byabo umwe ari ukwe n'undi ari ukwe ugasanga barabwiye ngo umwe nabe mu cyumba n'undi abe mu kindi hari ibyo ubwo mu by'ukuri abantu bari mu nzu imwe